kubyumva gusa abantu tugafatanya nibyo bigutumyeho rero kenshi byakugezeho n'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira sinzi ibyo batwikiriza n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki bikagumaho bikamara imyaka impamvu wowe utabibaza ababikora n'iki so ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye bikorwe vuba na bwangu. Yes sir. Urabyumva? Yes your excellency. Meya w'umujyi ucara urabizi nawe njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose n'aba ministers ba infrastructure ngira ngo bamwe bari hano n'abandi nkagenda mbereka nabyo urabizi. Yes sir. Ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga nkongera nkagutumaho nabyo biraza guhagarara. Yes sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Ndabizi. Nanamugiriye n'inama ndamubwira ngo meya muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi reka muzashyireho team imufasha irimo abapolisi irimo umutekano mbese bose n'abandi wifuza n'aba infrastructure na Ministry of Infrastructure mu bikurikirane. Inama nakugiriwe yize twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka none ubu nibwo mwatangiye. Niba mwana atangiriye igihe kuki ntacyo mwagezeho kuki bitagaragara ko bikorwa? So namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister of Infrastructure hano ninde? Minister ibyo urabizi? Yes sir, ibyo ndabizi.